mu bushobozi bw'Imana ishumba byose twemera ko nta kiri hejuru y'Imana. Sarongo azagaragare agaragare asebere mu gihugu yandagare. Mbwira Imana ngo Mana nkuko ari ngewe uhayirirekwa reka ndibwire abanyarwanda iyi saha naritangaje mu gihugu ntangaza kuko Sarongo ari umukozi wande wa shitani bo maze kubitangaza n'uyu munsi ndavuguruza ibyo navuze yagerageje kunshaka sengera icyara kinywa hangira kumbwira amabanga ye urukumva sindi guhangana nta n'umushaka guhangana nawe rika ndi guhangana Satani ushira abantu mu businzi ushira abantu mu buraya ushira abantu mu ngiro zibi ushira abantu mu moko ushira abantu mu nzangano ndibwira muti fire va mu gihugu cyacu. Hari Imana ijya imanuka ikaze gakiza diabete. Haleluya. Hari Imana ijya ibasha kumanuka ikaze gakora iby'abana b'abantu batashobora nubwo muganga yashizeho icyemezo akavuga ngo birarangiye ntuzongere kurya ibi nubirya umutima uzazamuka uzahita upfa. Ariko hari irindi jambo riturutse mu mushumba rikaza ari muhumuriza ari mubwira ngo hoya ntabwo ugipfuye ahubwo hari indi myaka yo kubaho. Ubwo rero mu rusengero sizabuza umusinzi kuza cyane nitwa nteranye hari giterane n'amagabo tewu haza umusinzi arya amadanse abantu barumirwa bose ajya ku ruhimbi abapoto timanuka ati mwashaka hiki hari mu nzu ya data ni musohore ari mpamvu yahaje kumva abyinira ku ruhimbi arabyinira arya amadanse noneho ati ndareba ukiso bwanyu mu nkoreho murebe menye ko muri abapagani urumva ko eliminant irahari irahari kuko ntago ari igisubizo cy'aba pastor ahubwo ni icyorezo cy'aba pastor. Yes, kananje ngusuza nizere kumeze neza mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru turi mu mujyi hagati turi mu mujyi wa Kigali ni Kigali 250 cyo tugusaba cyane gukanda subscribe like share ndetse na comment hirya handitse akazu yakanditse all gakande nikaza n'amatwi tayari ibigano dushyiraho bita bikugeraho turi kumwe n'abakozi b'Imana turi kumwe na pasiteri turi kumwe n'umugabo wakoze ibitangaza 2018 2019 na nongo aracyitwikira muri za mvugo rikatumuha ikaze. Murakoze nitwa Pastor Joel prophet babitangaza nicyo banziho kuko nkoreshwa Imana ibitangaza andi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana 4 yantuye ku Ruyenzi Imana ishimwe cyane itorero n'imbaga z'Imana Soare mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo turafiteyo branch. Murakoze nanjye nitwa Pasteur Kirezi Marie Claudine nkaba ndi umumama ushima Imana cyane ikaba yarangiriye ubuntu kugira ngo nyibimenye ndetse nyimenyeshe n'abandi muri urwo rwego rero akenshi nicyo kiba kitwicaje ahangaha kugira ngo dukomeze tumenyeshe Imana abantu batayizi uko yaratugiriye ubuntu ikatumenya. Ukaba uri kumwe na papa bitangaza ari we mufasha wawe? Nkaba ndi kumwe n'umutware wanjye papa bitangaza n'umugabo w'Imana yakoreshejwe n'Imana kuva kera n'ubundi uko ngiye n'ubundi naje mu buzima bwe n'ubundi ari umukozi w'Imana. Ubwo rero uwashaka rero kubihinyura nanjye nashatse nabanye nawe twakoze ubukwe kubw'ijambo ry'Imana twubaka urugo kubw'ijambo ry'Imana tubyarira mu ijambo ry'Imana nta kandi kazi nzi yigeze akora uretse gukorera Imana cyane. Kugeza izi saha rero Imana iracyamurindiye muri ubwo buntu ntabwo bikunze kubaho kenshi kuko hari benshi batangiranye nawe uyu munsi batakiri mu murimo w'Imana batandukanye n'abagore babo ariko twebwe turacyahawe ubwo buntu bwo kuba tukiri kumwe Imana ishimwe. Amin. Nanjye nitwa Ishyaka Mana rya kuri kamera kumwe na Denis twishimira ko tugiye kuganira ikiganiro cyiza ariko twabanza tukirageza Uwiteka kugira ngo Imana igendane natwe. Mana nsiza Mana yo kubahwa urakoze kugeze kuri icano uyihumugisha abayikurikira bose bo mu madini atandukanye bahumugisha kandi abakurikira ikiganiro bahumugisha Mana yaba ari abakristo yaba ari abarokore yaba ari abasilamu bahumugisha Mana uhumugisha abanyarwanda muri rusange abari hanze abazungu abirabura Afrika Uburayi hose umugisha abana bawe natwe duhumugisha abazakurikira ikituvamo kizabubake kibagirire neza n'ikibasenye kizabakomeze mbyambaje mu izina ry'Imana amen. Amen.
mu busanzwe nkubona bwa mbere kubonye umuntu akora ibitangaza kandi ibyo bitangaza byakomeza kuba ibitangaza. Niyo mpamvu mvuze ngo guhera 2018 wagiye ukora ibitangaza, ariko impamvu nagutumiye ni impamvu ugira mu bintu bitatu. Turaza kubiganira ibyo tugiye gutangiriraho, nyuma tuze nanone gukomeza ku ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'ibyo bitandukanye. Ikintu cya mbere njye gutangira wenda ntabwo ndi bugukopeze icya kabiri. Tuze kandi dukurikiye twatagiganira muri commentaire bandikemo buri kimwe cyose bashaka. Tuze n'abantu bashaka ko twajya tubakoresha ibiganiro kubamamariza, ari nomero ziri munsi waduhamagara. Ni by'ingenzi. Pastor nyiri bitangaza nyiko nanjye nese ntangara, urabona ko nishimye ni umuntu anaseka. Nakubonye wikoreye ibuye, uri muri ihuru gutama amabuye mwisaye, uri muratokesha abadayimoni, uza kuvuga ati imyuka biri muri salon imuvemo, iri bikondi tero nikubita hasi, niko imyuka miva muri salon. Kugira ngo dusangize byaje bite, kugira ngo bituvuga ati reka nye muri no butengore gutya na gutya, ariho tuza kugenda tuzamuka ku minini. Ngewe nahawe yerekwa rya Sarongo, maze kuri habwa ndabatika ngeze ku Banyarwanda bumve ko Sarongo akwara imbaga z'imyuka mibi. Nasinyaga jajya ndavati Sarongo mu bushobozi bw'Imana ishumba byose twemera ko nta kiri hejuru y'Imana. Sarongo azagaragare, agaragare asebere mu gihugu yandagare. Mbwira Imana ngo Mana, nkuko ari ngewe uhayirirekwa, reka ndibwire Abanyarwanda iyi saha naritangaje mu gihugu ku macano atatu azwi: Isimbi, kwa Sabe, kuri kubigwi no kuri Afamax. Ntangaza kuko Sarongo ari umukozi wande wa shitani. Maze kubitangaza n'uyu munsi ndavuguruza ibyo navuze. Yagerageje kunshaka, sengera icyara kinywa, hangira kumbwira amabanga ye. Urukumva ambwa ati ntibiri gukora muri iyi minsi, byarahagaze pe. Twamasengesho base noneho ubu ngubu ndimo mvura bisanzwe, ndimo ndakora utuntu dushoboke. Abantu batangiye kumenya, ntibaranda kumenya ahubwo bagiye kukumenya. Urukumva isi yose igiye kumenya ko Sarongo nta bitangazo ufite. Tuganira nawe ambwa ati none se ntabwo wansengera nkabona impano zanyu nkazaza nyuma. Nambwa ati hoya, ati hoya banza kwanza ukizwe, ngubatize nka bishop, ngubatize nka prophet, nguhagakize, cyangwa ujye mu basilamu uhabwa umugisha nabwo uve muri ibi ngibi uve muki muri ibi ngibi urimo, kuko ntabwo Imana irobanura ku butoni. Urukumva kuko ngenda mu bihugu byinshi, ibihugu byinshi tugendamo, rero ngiye mpuba n'ingeri nyinshi nk'umuhanuzi. Rero nyamwira banza kwanza unyakire nk'umuhanuzi. Upasiteri bwo uburaza nyuma. Urukumva uko upasiteri ni groupe mu dutsiko. Reka mbisubiremo buryo mba ndwana ko umata w'umusilamu nawe ukarwana ko wa musilamu nawe ukarwana ko umata w'iki umukristo. None ariko mu gihanuzo suko Imana irambwira ngo genda uhanurire agabitwa nde Isiyaka, kandi ntumukura hari. Agume hariya, genda uhanurire umugaturika, ntumukure hari. None sugupigana, nge simpigana ku isi. Ariko mu gishumba cyo ngese mu gishumba winjira mu toro ryanjye ngahajya kubwira ngo amategeko naye. Urabyumva? Ariko umuhanuzi ntagira umupaka. Ikintu Abanyarwanda bagisuye bacyumve cyane, ntagira iki umupaka. N'abasilamu babyumve, abaturika babyumve, n'abantu bose. Nge n'umuntu unkeneye wese mpura nawe. Imana mbwati mubwire yihane, nkayimubwira. Mbwati mushimire kuko akiranuka, mushimira. Mubwira ari kibingibi, nkayimubwira. Ikintu bacyumvishe rero. Njyama hasi, ndivuguta, ndarira. Harimo n'abahanuzi terura amabuye ufata inkoni. Hari n'abahanuzi ndi kubona bari bamvuze nabi. Buretse kujyayo. Aho hano umusaruro nagize nguyu rero. Byajya zase zipfa zose. Konja birahagarara. Mana mugaragaze, wabyumvishe mbivuga. Mana umugaragaze igihugu kimumenye. Bukeye mu gitondo rero ya Mana. Imana iramuko zambraga ziramufata agenda aroba amafi yapfuye. Urikumva? Ubwe ahamagara abanyamakuru bwe kugira ngo isi mumenye ko prophet asubira bira nibyo. Hoya ari amafi ntagariyo. Urikumva? tunahura twahuriye muri hoteli hariya nani hagani iyi hoteli ikomeye hano bayita hoteli ngiye bakiramo ba misini
iyi ngiyo Nyamata. hariya ntabwo tuyamamaje nyine urakumva twahuriye aho ngaho araparika ndaparika avamo turaganira urakumva ahambwa ati ko mbona imbaraga zimvaho kandi niwe mbona ugenda ushwanyaguza buri hantu hose usengera ibintu nk'ibyo arambwa ati rero ntabwo ndi umupfumu ati hoya baza kwanza uze tukubatize wakira agakiza nguhe n'umudugudu uyobore ufite ubushobozi nguhe n'impano y'ibitangaza uhangire ukora ibitangaza mu izina ry'Imana ishobora byose arambwa ati turabona se ninkizwa nzabaho gute yanyereka inzira zo kuko harimo ibiryo hariya Imana ishobora akurikiye nani Kigali 150 bumva ukuri kose hariya ninjya muri ibi nzabaho gute urabona nyansuzuguritse kunkorera Imana arambwa ati none rero ndabona ndi gucika intege ndi kuvura umuntu hakire nahamagara ibintu bikunde none ngeze ahantu hama strategy ngeze hama strategy ariko Imana itimbwagaza rero abanyamakuru mwese mu byumve ndashimira Imana kuko yamugaragaje ari ubu dufu kubeshya ibintu nk'ibyo aho ngano no madame Claudette nawe baguhe mikoro Claudine okay aricyo avuzeho urarenzaho iki kubyo wabonye cyane nanone tukiri aho nk'umugabo wawe kubona arimo kwivuruguta hari umuntu ushaka kuvuga turi umuntu yasaze uriya muntu ewa agakiza kamugiyemo yose amujyamo indani paka nanubwo azanamuvamo yego ubona biriya bintu urabibona ntabwo byagutunguye yego byarantunguye kuko ni hake cyane kubona umugabo ungana gutya ndetse Imana yahaye icyubahiro kuko ijambo ryayo niryo rivuga neza ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro ubukire ndetse n'ubugingo Imana ikaba yaramuhaye icyo cyubahiro kugira ngo ajye kwivuruguta amera nk'umuntu urimo urakora ibintu mu maso y'abantu biboneka ko bitagaragara cyabigaragariye amaso y'abantu yuko bitari byiza ntago biba byoroshye ariko nkanjye kubera ko ngewe muzi ko ari umuhanuzi kandi akaba yumvira Imana nibwo buryo yari muhaye niyo position Imana yari muhayemo yo kurwana cyangwa kurwanya abo badayimoni kuko icyo gihe yari afite objective zigeze kuri 3 arimo ararwanya uwo Sarongo arwanya icyo gihe muri ADPR harimo ibintu bikomeye cyane ndetse na leta yabijemo ibintu bikomeye cyane abashuma bari babafunze bari kugira uti ibintu nk'ibyo hari zagaragara naho avuga uti abakozi b'Imana biyoberanye barwanira byubahira ibintu nk'ibyo uti bose ko nteruyiribuye abariko ibyo byose birangira Imana izana umutekano hagati mu bantu ibintu nk'ibyo nge rero byaranejeje cyane kuko no kuva na kera kose no mu ijambo ry'Imana cyangwa se mu batubanjirije hajyaga habaho igihe n'abami bakiyambura ibyubahiro byabo barangiza bakambara ibigunira barangiza bakaryama hasi bakivuruguta bagasenga bakiriza ubusa ukabona bari kurira kubera abanyagihugu babo babaga bayoboye kuko babonaga hari ibyago cyangwa se biri kuza mu gihugu cyabo bitari byiza Imana arangiza yareba kuko guca bugufi ikaza ikabagirira neza nawe rero yarabikoze kandi dushimira Imana ko byagiye bitanga umusaruro uko ugiye ubona hari benshi bari kugenda babigarukaho ubona ko hari ikintu koko yakanguye abantu Imana imunyuriyemo abereka ko iki gihugu atari cyo kubatwa n'imbaraga z'abapfumu ahubwo umwuka w'Uwiteka kuko ugomba gukomeza ukadomina Imana ibaho umugisha amen ngire musubize mikoro pastor Karame ibintu wakoze hari cyo kuvuga ngo ushobora kubaka etage wamara kubaka etage agetaza n'umuntu kwigana kubaka etage wari uzi yuko tugeze ku gice cya kabiri wari uzi yuko biriya bintu wakoze abantu bamwe bakagufata neza ariko bakagufata nabi nanone ukabikora Sarongo imbaraga zimwe na zimwe zukagenda uzica kuko mu bigaragara byatangiye kugaragara none hatangiye kuza uwo bita ngo niyongwe yatangiye ibintu nk'ibyo wagiye ukore ko bihabanye n'ibyawe mbese ashitanye ngo kukwigana ibyo wagiye ukora atangiye nyine kuvuga kuri Sarongo amuvuga ibindi none akarushema akoza ngo ngiye ngo mfite imodoka zawe ngo mfite iki ira bintu urimo kubivuga ari nundi mukozi w'Imana twikorana ikiganiro Pastor Claude we yaravuze ati
sinze no kumuvugaho kuko ibintu bidafitiye akamaro igihugu n'isi yose muri rusange ndetse n'abanyarwanda sinshaka kubivugaho ndashaka kuvuga iby'agakiza iby'umuntu ukomerewe uri kwa muganga wa muntu wihebye udafite n'ikintu cyatana mu mufuka yumva buno buhamya cyangwa inyigisho ndimo ndatanga nanjye nkahita nawe agahita ahinduka muri we akumva ko adakwiye kwiheba Imana ihari apana yo kuvuga ngo uratwitaka urabivugaho iki yakoze isa nk'icyawe ariko we yazanye ibyihangana kuko baza gusengera abafite abari mu mwijima n'ibiki byose kubivamo urabona niyo mpamvu nanagutumiye nabyo byatumye ngutumira kandi Imana ibamugisha ndanezerewe kugira ngo ukuri kujya hagaragara ukuri urabona hari umushaka kubona ikintu akabona ari ikintu cyiza kandi gifite kugenda abanyarwanda navuze ko ngende gusenga Imana uzamugaragaze ndio jambo nakoreshaga njyama hasi uzamugaragaze abantu bose bamenye ukuri ko Sarongo atari umukozi w'iki w'Imana aroba ya mafi yapfuye najye tuza kubivugaho byose utabimenye ko ukuri kwagiye hagaragara isengesho ryumvikije rero havuka abandi bana b'abahanuzi nabo ntanye byiza nabo kujya bavuke ariko bo baza bahangara amavuta y'uwatangiye igikorwa ari wowe ari ngewe ivuge ni wowe kubona umuntu urwara umuntu umwana uzamupfukama imbere ahari hose simutinzeho ntazongeye kuvuga rira jambo umwana avuga ngo uzamupfukama imbere ibaze nawe mu byukuri umuntu w'umupapa umugabo n'abana sinishe sinibye sinarongoye naribu ntiyanafashe nta kintu nakoze kubera nasenze ibintu bigakora arifuza kudegrada amavuta yanjye uzamupfukame imbere ni Imana uzapfukame namwese mwumirwe nawe urukumva nibaza ukuntu umuntu urukumva umuhanuzi nemera ko ari hasi yanjye mbyemera 100%, urukumva kiretse ko yakwandikira abantu bakwandika hasi yishyuye bakubwira nabo babaho ariko nawe umutima nturye ruswa aza amavuta urikumva na niyo mpamvu wabonye asimbukira ku mupfumu akabona nimva ku mupfumu wenyine sindi bugira imbaraga kasimbukire kuri profete wamuhanuye ibyo bikagaragara ariko rero ndajya ngo mubwire ngo ko turi mu kazi k'Imana sindi guhangana nta n'umushaka guhangana nawe rika ndi guhangana Satani ushyira abantu mu businzi ushyira abantu mu buraya ushyira abantu mu ngeso zibi ushyira abantu mu moko ushyira abantu mu nzangano ndibwira muti fire va mu gihugu cyacu tubona amahoro tubona ubusinge uzi ko kubona abantu bari ku mihanda bandagaye baraye inzara ni nagahinda ninge muntu uzumva ngo ninge muntu wese mbona mbata vuba agira ikibazo murabiza nta pastor wagezeyo agiye no kumusura Imana iguwe n'umugisha narabonye na madamu ndawakiriye vuba ninge muntu ubona abantu bababaye nkiruka vuba ntabwo mfite intumbero yo guhabwa umugisha ugura mu modoka nakari Imana yampaye numva ngashimiye Imana ntabwo ugenda unyagirwa nta nizore kandi ubutumwa aho ushaka kugira hose ndahagera Imana ihabwe icyubahiro cyane rero maze gukora kiriya kintu natunguwe no kubona umuvandimwe atavati pastor mwe duhure duhe Imana icyubahiro ngerageza kuvuga ukuntu nagize strategy zanjye Imana yampaye amavuta y'umuka wera ukuntu nkintavogerwa n'imbaga zibonetse zose ngenda musanga mutera imbaraga za zindimo imigini irapfa wabyumvishije ahubwo ndakaza bavuga ngo nkaho ngutera niki amagambo bugeze umusango dutukana wapi bugeze mu bya ntacyamaze wapi navuze iby'imbwa yanjye wapi navuze iby'imodokari yanjye wapi navuze iby'ikoti mwese mwe buhari nakoze iki narasenze nge cyane ni kumukristo akora kandi mu by'ukuri kugira agaragare mwabimonye aruko mu bikorwa kugaragara kwiwe rero hayishagira abandi babibona nabo kugira ngo bagende tumusengere dukomeze duhate isengesho nkuko biyita abakozi b'Imana bagende bamusengere hati isengesho nyine musengesho habeho guhangana n'imbwa yanjye n'imodoka yanjye ubwo se urumva uwo muntu yazahinduka ahubwo imbwa buriya ni ikintu barata mu by'ukuri ngewe ntabwo nje mu kibuga kugira ngo umuntu mpangana nawe ariko nabwo tubyumve kubwiriza umuntu ariko pastor nakwize mu ijambo gake bivuga ngo uje mu kibuga ahubwo nk'umuntu waje mu kibuga mbere y'abandi Imana iguha umugisha kandi wakoze ibintu bigira umusaruro mubona ariko noneho ukuntu turi mu ya programme kugira ngo teke kwafata ubuzima bwa Sarongo twarayobye
ntago wazabwiza umuntu yemeye ikote ryanjye uwo muntu yazakizwa wapi cyangwa nambe ngo miliyoni n'ibiki muvandimwe munyamakuru kwese turi hano wazabwira umuntu ngo ngiye nimba kandi wigiyemo wayimena ibirahure akeneye Imana ikurimo ahubwo nkeneye ko Sarongo kwahura tukamuganiriza wumvishije kuko operation yatangiye ya deliverance yo kubohora Sarongo n'umugisha Sarongo abose mu gihugu hano n'abasilamu bakwishima yaba agiye mu basilamu yabaye shehe yabaye mufti twakwishima se byavuga mu gihugu ariko bamubwiye ngo ngesa unikoti ryanjye ahubwo mwatukana ahubwo harimo nka zino mvugo ziriho zo kuvuga ngo kwikina ushobora no kuvuga ariko ngo ikote ryanjye waritiriye none kindi Sarongo afite amakoti we afite imodoka we icyo tumushakaho ni ukubona avuye ati atangaje ku mugaragaro mvuye muri ibi ngibi mbaye shehe cyambaye padiri cyangwa mbaye umukristo cyambaye pasiteri sicyo mushakara noneho abanyabura kabye ku isi yose nzima muri se hari iki hari Imana niyo kintu yari ngabije ngewe sinigeze mubwira nabi yaransubije murabizi yaransubije kuri Farmax abati kandi ntazi kuvuga nabi aransubije ati pasiteri byashoboka ko byakunda urumva ikintu yambwiye ni umuntu wiyubashye nawe umuntu none ikibazo kirimo rero yakinsubiza gutyo yavuze ko ibijya ari kuzangwaho nigeze mubwira nabi se nashekeye sinamubwiye ngo ntacyo wantwara wowe n'inkweto yanjye ntacyo wantwara wowe ntabyo navuze kuko nzi kuko buhoro buhoro nirwo rugendo haraka hari na baraka kujya kumwiyemeraho bituma nawe agira umutima kubatiye umuntu ushaka kugira ngo ansuzuguze ananswe umuntu w'umugabo nanjye kamwereke paye kumusuzugura nawe ariko iyo kwagiye buhoro mwabonye umusaruro cyane byiza cyane ndacabaza madamu mubaza nawe uri umukozi w'Imana uri n'umubwirizabutumwa nawe birakureba ibi bintu ubona zino mpaka ziri hano hanze nibyo umufasha wawe yahoze agarukaho ubona bikwiye ko umukristo nyawe yahora yivuga ibigwi ntawe yatanze ubutumwa bwiza cyangwa yerekane ibikorwa byiza agiye gufasha abantu bababaye bari kwa muganga cyangwa babandi bamugane barara muri ho no mu biraro bariho cyangwa no babundi ushobora kubona icyo kurya bimugoye yego ibyo ngibyo mbajije nibyo kuko n'abantu hano hanze nibyo bari kwibaza hano muri social media dukeneye abakozi b'Imana baza kuvuga Imana ukwiri ntabwo dukeneye abantu baza kwivuga kuko umuntu aramutse yivuze nta muntu wigeze adutuma ahubwo twatumwe n'Imana nta n'impamvu rero kuza kwivuga kuko dufite amafete duhuriramo ahubwo twagenda tukivuga dufite imiryango duturukamo twagenda tukivuga dufite inshuti zisanzwe dusura twakagiye tukivuga ariko hano kuri social media umuntu afungura YouTube arimo ashaka ijambo rya mubohora hari umumama umugabo yataye uwo ngo akeneye guhumurizwa n'ijambo mubwiye nkamubwira ngo haracyariho ibindi byiringiro haracyari andi mahirwe ya kabiri haleluya hari andi mahirwe ashobora kuza akagarura umugabo wawe wagiye ukongera ukubaka nawe cyangwa se niba umugabo wawe mwarasinyuye mugakora divorce nubwo yayatse ku ngufu wowe utabishaka ariko hari andi mahirwe ko Imana yakubakira ubuzima bwawe yashatse gutagaguza iryo jambo niryo akeneye ko rinurukamo ntabwo akeneye amagambo yo kuza kumubwira ngo dore ngo nambaye umwenda mwiza ngo mfite imodoka nziza ngo dore nambaye inkweto nziza ngo mfite ngo telefone nziza ngo mfite inzu nziza ngo mfite umugabo mwiza nese ibyo umugabo wanjye biramureba we yifite ikibazo cy'umugabo we ngewe nonje no kuvuga ngo nifite umugabo mwiza ntago ibyo bimureba ahubwo akeneye ijambo ahubwo rimuhumuriza umurwayi kwa muganga hari ababa barakoze accident bari muri karindwi ya CHK njya gusura njye abarwayi iyo mpano Imana yarayimaye ugasanga afite telefone niyaganira nayo yirirwa kuri YouTube nubwo bamuciye amaguru yombi ariko afite telefone niyo arimo araganira nayo hari indi nshuti afite kuri YouTube ni wa mushumba wagezeho uri murabwiriza ntago aragukeneyeho kumubwira ngo dore ngo ngewe ngo imodoka yanjye nziza n'amaguru ye yavuyeho ntazi ko azongera no gutwara iye cyangwa iyo yari afite yakoze accident kandi yari iri hejuru ye yawe akeneye ijambo ryamuhumuriza ari muri karindwi kugira ngo ryongere rimuhereze icyizere cyo kongera kubaho ejo hazaza
ntago rero numva ko ngewe harimo kuza kwivuga tuvuga uko duteye, tuvuga uko tubayeho, tuvuga amahoteli meza turiramo, tuvuga utubari twiza tujyamo. Ntago ari byo, ahubwo hari ijambo ry'uwadutumye. Mbona amasengesho agenda aba make, kandi iyo amasengesho agiye aba make n'igihugu gihura n'akaga, uko igihugu kidafite abasenzi nacyo gihura n'ibibazo. Burya nta muntu n'umwe udakeneye Imana. Ushaka kuvuga ngo umuntu ngo ngiye ngo mfite inzu nziza, ngo kandi nyamara uri kubwira wahubwo afite ahubwo amadepartema akodesha, ama etage akodesha, yajugunye aratakibuka. Ariko nubwo yafite ari hariya, afite diabete iramurembeje, nta kirya, umunyu bawumukuyeho, isukari bayimukuraho, bamutegeka ibishayote, bamutegeka ibijumba n'imyumbati. Nyamara muri firigo ibintu birimo arabireba, yarabishakishije icyuya kiraza, ariko ntagifite ubushobozi bwo kubirya. Akeneye izindi mbaraga, akeneye undi mwuka uza kumuhumuriza ukamubwira ngo hari Imana ijya imanuka ikaza igakiza diyabete. Haleluya. Hari Imana ijya ibasha kumanuka ikaza igakora ibyo abana b'abantu batashobora. Nubwo muganga yashizeho icyemezo akavuga ngo birarangiye, ntuzongere kurya ibi, nubirya umutima uzazamuka, uzahita upfa. Ariko hari irindi jambo riturutse mu mushumba rikaza rimuhumuriza, rimubwira ngo hoya, ntabwo ugipfuye, ahubwo hari indi myaka yo kubaho, hari ayandi mahirwe nyuma y'ubu buzima, hari ubundi buzima. Ibyo wari ubayemo nubwo wari uri, hari umugabo umwe nigeze gusengera, arambwira uti mama pasiteri, nubwo uje kunsengera njyewe mfite amafaranga, njye naranayahambye, mfite amafaranga nahambye, abana banjye bazarya, buri wese namuteganyirije aho agomba kuzaba, imodoka azatwaramo umuryango we, ariko njye ntago ari njye ukiriho. Ubu nsigaye nshaka abakobwa baza nkabishyura, bakaza hariya bakanyinisha nk'umwana, nkabahemba bakagenda, kugira ngo numve basi nzanye ubundi buzima, hari iyindi mudu ngiyemo. Ndangije dusoma Bibiliya, turasenga, anje arambwira ngo wagiye umbabarira weho n'umushumba mukansura basi nka kabiri mu cyumweru, ko numva nangiye kumva merewe neza. Abantu nk'abo ngabo barahari, ntabwo rero akeneye kumva ngo wowe ngo ufite ayahise, nayo ufite ko ari Imana yakugiriye neza. Niba uyafite kuri ubwo buzima bwawe bubabaye, abana amafaranga bafite nayo twebwe twakabaye kuba dufite, nayo kugenda muri sashika tukagaburira abantu. Hari abadamu hariya bamara kubyara babazwe, yavuye kuri gaze, bavuze ngo amasaha 6 nashira, igaze imaje kuzura arya, agashira adafite igikoma, agashira adafite icyo kurya, umwana we adafite nako gapampegisi ko kwambara, adafite umwenda, umugabo akimara kumutera inda yarahise yigurukira akigendera. Aho ngaho rero uhageze basi ukavuga ngo nahamagaye, niyo waba wahamagaye abantu bagufasha kugaburira abo bantu, aho ibyo nibyo wakwirata. N'ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimukirate iby'isi, ahubwo mwirate ko muri Kristo Yesu, ko mufite ubundi bwishingizi. Cyiza cyane. Bakunzi bacu, turacyakomeza tuganira n'abavandimwe. Ni ijambo ryiza uvuze, ndetse na buri kimwe cyose muravugana cyiza. Niyo mpamvu natwe nka Kigali 550 dukeneye kuzana abakozi b'Imana nyabo, babandi bafite amagambo y'isanamitima, nibyo dukeneye. Pastor, tukiri aho ngo muri rusange, wenda reka tuvuge gato tunabaveho. Hari umuntu urimo kuvuga ngo hari akantu numvisha ahantu bavuga ngo bari abapasiteri bamwihangana, ngo bariya ngo nabinzara, ngo ni inzara imira bakoresha komatere kuri icyo kintu. Ni umukozi w'Imana gafaranga bivuze, bishopu nanamukunze, yasobanuye ubuzima bw'abantu twagize tumenya. Mu by'ukuri muri ubu buzima turimo, kwe ntabwo turi abashumba twika, oya, turi abashumba bakora ikintu kizagira ingaruka ejo, turakora ikintu kizagira ubuzima ejo. Leta irahana, urukumva, ikigisha, ikanahugura, ikadusengera abantu bakava mu bya bintu bihana. Urukumva ko dufite umusanzu munini cyane, ko turasenga tukava muri bya bintu bituma abantu bahanwa, tugasengera ba bantu bakava muri bya bintu bituma abantu bagute bahanwa. Urumva rero iyo ducitse intege, hari imbaga zibyuka zirwanya ba bantu, bagafata abana ku ngufu, bakanywa amayoga menshi, bakarwana mu kabari, bagatera ibintu nk'ibyo. Iyo duhagaze neza ku murongo nyirizina,
leta igira akazi gake, yego gereza zigira abantu bake, bya bihumbi byinshi biga byinjiramo biragabanuka. Rero niyo mpamvu njye simpangana, ahubwo ndabwira abantu ngo ntabwo njya mpangana, nkora ibizanjye nk'umukozi w'iki w'Imana. Njye umva natangiye kuva 97 sindabona abaprofete bahangana. Kuva 97 ndi muri uyu mujyi, nagaburiwe n'umusilamu, ngaburirwa n'umugaturika, ngaburirwa n'undi muntu bari wese, ngaburirwa n'umunyafrika n'umuzungu, nagaburiwe n'abantu benshi batandukanye, kandi nyobowe n'abantu benshi hano mu by'amadini no mu gihugu hano batandukanye. Nyobowe na minisitiri w'umusilamu, nyobowe na minisitiri w'umugaturika, nyobowe na minisitiri w'umukristo, nyobowe na minisitiri udafite itorero urukumva barizwamo, nyobowe na bashehe mu by'amadini, nyobowe n'abagatulika, nyobowe byinshi, nyobowe batandukanye, kuko dufite amaforum. Imana ishimwe cyane. Rero we kuye kumbwira ngo ngiye guhangana n'abantu, rero kwaduhangana dupfike, ahubwo umuntu nakora ibye nkuko Imana yamuhamagaye. Nimba mvuze ngo nasengeye n'urugero umutinganye, ntuzuvuga ngo ngavuga n'abatinganye, ayo n'amacakubiri, unasangiye nabo, ayo n'amacakubiri. Nimba nasengeye umudafite idini, twasangiye urumva kurobanura abantu wabyumvishije, ubu ni umudayimoni. Nimba mvuga umusilamu bakoze iminsi mikuru, njyayo njyayo, umunyarwanda mugenzi wanjye, umunyarwanda mugenzi wawe. No si mwene mama nimba ari umusilamu nzamuvaho, ntago bibaho. Nimba mwene matemera idini na rimwe nzamutukase, ntago bibaho. Ni kuvuga ngo icyo dupfana si uguhangana, ahubwo se wa muntu uzamugeraho mutavuganye. Okay, byiza cyane. Hasa kuba hamwe yagiye utanga na bino wagiye ukora, bakaba batanye nka fondation wubatse. Umaje kubona bimaje kukugeza ku kiko. Ngiye kiri bigejeho ngiye rero. Ndashimira Imana kuko ukuri kugaragara. Navo twakoze b'Imana nabo bazagaragara. Yego. Mu byo navuze byose birimo. Mbo kandi ikindi abacunga cyane nabo bazaseba. Kuri kumva habayeho umuntu ushaka kumbwira ngo urumva umunyamakuru ngo naje kuvuga nawe uri umusilamu, bakoze amahano. Ni icyaha. Habwo umuntu nuko bamukurikirana, bagiye mu nzego, ngiye kuvugana n'umugore kumusengera, nyesengera umugabo gusa, uzumva bibihura. Ntago bibaho, n'amacakubiri. Nyesengera abana gusa ndeke abakuru. Muri sosiyete turimo, buri muntu akeneye ijambo ry'iki ry'Imana. Ngiye nk'umuntu waturanyijwe, numva telefone ngo allo, salamu alaykum, vuge ngo amen. Noneho ko ufite ikibazo, umwana wanjye araryama kitura hasi, ibintu bihari, umwana wanjye arasara mu ishuri, arwana n'abandi bana, abarya inzara, wafashe iki profete? Nzavuge ngo ntacyo nagufasha, uri umusilamu, ngize ukuri nawe. Ntago bibaho. Mfite ingabire. Ntago bibaho. Mfite ingabire. Nzumva ngo muraho Yesu Kristo ashimwe. Uri kumva ubwo n'umuki n'umugaturika. Mvuge ati mfite ikibazo, ubugabo bwanjye bwaragiye, cyangwa mucuruza mbomba, cyangwa butike nazo zarahombye, cyangwa mfite ingabire nge yamufasha. Imana yimpereye kandi ntayimpereye umuntu umwe, yayimpereye igihugu cyose n'isi muri rusange. Merci. None nge simvugana n'abagaturika, ndavuga n'abantu banjye imbaga z'Imana Soare. Urumva mfite ikintu kizima. Ingabire yanjye ikora ahantu hose. Imana ishimwe. Ingabire yanjye ahantu hose. Ahubwo Imana igiye gutiza imbaraga n'ubugingo, ikomeze kugukomeza kugira ngo babakurwanya batazabona ucitse intege. Natwe mu kazi duhoramo, iyo babonye ucitse intege ngo wa muntu wazanye umuvuduko yarazimye. Kigali 550. Ukumva icyo bakundira rero, urabona nk'ubu ntimuri kinyamakuru cy'iyobokamana, ahubwo muri kinyamakuru gikora ibyo byose. Ariko byose buryo yambwira umuntu, buriya ngewe ibintu byose hari impamvu biza. Urabona, sinzi nimba uzi kuno baroba, ugiye kuroba uteramo dereshe. Nararobye kera iwacu mu Mutara. Uteramo udusimba, kwa dusimba tukaza kurya yaki, kurya yasamaki. Haza isamaki ntimuvugana, hashaka kuza nini
hashobora kuza intoya cyangwa akaza n'inzoka n'inzoka merci noneho ngiye guha urugero rero ikinyamakuru cyanyu hari uzivira mu bare azareba uburyo kofa abyinaho amurebe nashimita mikeya nange nitimbeho nanga ndebe mbona ashimisa biteye abone haje misi amurebe abone haje umutingi namurebe none azirobanurira abona haje ho mujura azirobanurira noneho rero ntabwo rero wajya kubona abantu utabanje kugira ikintu ukora yego kambisubiremo nuvuga ngo nzafunga urusengero mujye mubyumva mwese mubyumva mu isi yose nindangiza ngura ibyuma wabyumvishije ncomeke za ransiva amabafure hagiye vuge ngo haleluya haleluya zirangurure kuteho umuziki rero ubwo rero mu rusengero sizabuza umusinzi kuza cyane nitwa nteranye hari giterane n'amagabo tewu haza umusinzi arya amadanse abose barumiga bose ajya kuruhimbi abapetwa manuka ati mwashaka hiki hari mu nzu ya data ni musohore ari mpamvu yahaje kumva abyinira kuruhimba arabyina arya amadanse noneho ndareba ukiso bwanyu mu nkoreho murebe menye ko muri abapagani simba hohotera ariko ushaka kurya idanse mu nzu ya data yari iyi danse urumva arangije aramanuka tumushyira hariya tumugura agafanta turangije turamuganiriza inzoga zimushiramo ati nabakunze ye mu nyandike kandi ejo muzambatize nanjye ninje mu muryango wasenga wabyumvishije rero ntabwo uzavuga ngo uzakanga abantu ndakubwije ukuri uri umuntu ukunda kuba warobye wabona ifi ziraje wakutamo ikibuye ziriruka ubura naho zinyuze nimba mu mushumba agaruza umutima w'iki ubugwaneza rwa rukundo bwaba umuntu bwa guca bugufi kandi na yangabire ikagera kuri bose kuko uko navuze ngo nkunda padiri uba ari yarapfuye ko kuki mukunda se no dukora ibintu byinshi byiza hari amateka yakoze akitugarukaho twese ntago bibaho yakwaga iterane kikuzura burahuzaga agatira gusa ni isi yose abagande abarundi abakongomani abayisilamu abagatulika bose bakaza burushye bakaza gufashwa umugisha w'iki w'Imana rero ku kintu nimba tutahuze idini ntangiye ntuke byiwe se ntago bibaho Master wanyemerewe ndaho ngo tukanahava umunyarwanda avuga ngo abwirwa benshi akuba bene babyumvishe n'abadukurikiye mu kiganiro mwabyumvishe turaza no gushyira nomero y'umuntu narashaka azagusengera cyangwa n'ibindi bitekerezo n'izindi nkunga muri rusange bizagira neza kanigarukire mu muryango kwa madame kuko nanjye ndi umupapa ndubatse ubwo ari impamvu ngiye kwagaruka twisangiriza uburyo bibanaye n'umufasha wawe n'uburyo hari abantu ushobora kubona akamaro ati ko mubona akanyamuneza mu maso yabo ko mubona hari abantu bameze neza murabona muri abantu muragaragara neza cyane ati nirihe banga sangize wenda abari n'abategarugori muri rusange muri aho twagiye tuvuga muri za ngo zisenyuka kubera impamvu iyo nyigisho wenda ubaha muri rusange nanjye wicaye n'abandi baturi impande kugira ngo bumve ijambo ry'Imana ariko rikubiyemo umugisha wo hagati y'abashakanye n'abagiye kurushinga ibanga ririmo kuba dushobora kuko tumaze imyaka 15 twubatse urugo ntago twabanye dufite ubuzima bufatika tuvuge ngo wenda ngo twe dufite amamodoka dufite amazu cyangwa se twaranateganyaga twari turi mu buzima tuvuga ngo Imana nizatubeshaho ndabyibuka rwose ingewe nawe duhura bwa mbere yambwiye ijambo rikomeye arambwira uti dore nta mafaranga mfite akuramo ikofi arambwira uti nta na banke n'imwe nzi sinzi no kubitsa uko bimera arangije akurayo Bibiliya arambwira uti ariko ijambo ry'Imana niryo rizatubeshaho nituyubaha kandi tukayikorera mu kuri no mu mwuka izadutunga iryo jambo niryo nzi nagiye kuko hari biri hano hanze wenda umusore ashobora kugenda agatira inzu irimo intebe ibiki byose yabazi ko umukobwa ari buze kumusura akaza kamusanga aho ngaho kandi ari inzu y'abandi y'undi musore ufite amafaranga agatira imyenda agatira inkweto ariko we yarambwiye uti ngiye magaze gutya na gutya nanjye rero mwemera kubera ko nanjye nari mfite urukundo kuko buriya mu rugo buriya hasabamo urukundo hagasabamo kwihanganirana
hagasabamo no kubahana. Ibyo bintu uko ari bitatu iyo ubyubakiyeho uri umudamu cyangwa se uri umusore, uwo muntu muzabana cyangwa se umuntu mubana neza mu mahoro. Twamaze kubana rero, urumva twe turi no mundi mwivugabutumwa uko nasanze n'ubundi ari umukozi w'Imana, nanjye ndi umukristo, nkomeza kubaha Imana no guca bugufi nkagendera munsi y'amavuta ye. Imana ikadufasha ikatubeshaho, kandi koko iza kuza kubikora, iza kuza kugira aho igenda itugeza gahoro gahoro. Mu ngo z'iki gihe rero ngenda mbona igituma zigenda zisenyuka, harimo byinshi bigiye biza bibata izo ngo cyangwa se abo bagabo. Abakobwa ntibashaka kurekura ibyo bahozemo kera, abadamu ntibashaka kurekura ibyo bahozemo kera, cyangwa se abagabo ngo barekure ibyo bahozemo kera. Baramara kubana, bakimara kugera mu rugo bakabana muri bwa buki, hacamo iminsi akongera akibuka abo bakundanye, akongera agasubiza amaso inyuma. Kandi kubaka ni ugufata icyemezo ndetse no kugira umurongo ngenderwaho. Iyo ufashe icyemezo ukavuga ngo ngiye kubakana na runaka, bisaba kuca bugufi ukagendera ku bitekerezo aguhaye, ndetse nawe ibyawe bikaza nawe byunganira cyangwa se bimufasha bimuteza imbere mu by'Imana nayo igwaye. Kuko abantu mu rugo uko ari babiri baba bafite ubwenge butandukanye. Umugabo aba afite ubwenge bwe n'umugore afite ubwenge bwe. Iyo umugabo azanye igitekerezo nawe ukakizana, mureba ahantu hafite imbaraga cyangwa se ku byo bizabagezaho, akaba ariho muhereza imbaraga. Ntabwo ari hahandi ho kuvuga ngo muri bupfe imbeba, ngo dore iciye ahangaha mutongane murwane, bigera aho ngaho ribize ni polisi ze, mugera aho ngaho yewe umwe yica undi, yewe umwe usange baratandukanye bagiye mu rugo. Ubundi gufata icyemezo ukavuga ngo ugiye gutandukana n'umugabo ngo uragiye, tekereza ko ubwo utazongera gushaka. Kuko n'uzashaka nawe, Abanyarwanda niba baciye umugani baravuga ngo wanga umugore uguguna igufwa wajya kuzana ukazana uri mirabunguri. Ubwo ni gutyo nabwo wanga umugabo uguguna igufwa wajya kuzana ukazana uri mirabunguri. Ahubwo ikintu cya mbere ngewe nabwira abantu ni ugusenga no kubaha Imana, ubundi barangiza bakubahana bagaca bugufi, ubundi mu kazi kabo Imana ikabaha umugisha. Kuko buriya ubukene buriya buragatsindwa, ubukene buraza bugatandukanya abantu bakundana. Ariko mwebwe ubwanyu iyo mwihaye, mu badamu bakennye nanjye ndimwo, narakennye ngera kuri inuza ya nyuma, hahandi yewe nabonaga n'abaza bakambwira uti twagukunze, ngewe rwose mfite imodoka, mfite ibi, nzakubeshaho, mfite inzu yanjye, rekana n'uriya mugabo ni umukene. Ariko kubera ko muri ngewe nari mfitemo ubumana, iyo ufitemo ubumana muri wowe nta kintu na kimwe gishaka kukurangaza. Ibiza bigutesha agaciro bikubwira ngo reka runaka ngo ugende hariya, cyangwa ngo utabana bawe, ntabwo ubihereza agaciro. Kuko Imana niyo itanga ubuzima. Ushobora kumureka ejo Imana ikamugirira neza, cyangwa usanze nawe wageraho nawe Imana ikamwambura. Ni Imana izamura ndetse ni n'Imana isubiza hasi. Ugiyeho uko yaba ameze kose, ushaka kujya ku mugabo w'umukene, ejo Imana ikabahereza ubuzima mu gaciro. Ushaka kujya ku mugabo w'umukire, ejo Imana ikabamanura mukaba bakene. Birashoboka. Ahubwo muri wowe ufite izihe ntego, cyangwa se muri wowe uri muntu ki? Abakobwa muri iyi minsi hari n'abaryoherwa n'ubuzima kumva ntiyashaka, kandi barimo baratwika ngo bizamuke, ugasanga rwose ngo bari gutwika, ntashaka no gushaka. Kubera iki? Yaryohewe n'inkoko zo muri bare, yaguriwe na runaka, Jacques aramugurira, akamugurira, runaka akamugurira, Manuel akamugurira, bose buri wese afite iminsi runaka bagenda musohokana. Yakubitana n'umusore wifitiye gahunda, utireka ntago nareka inkoko ya kwa runaka. Noneho yamara no kugera mu rugo, noneho basa namwemereye, niba umugabo atamukoreye ibyo ngibyo akazajya yumva amaso ayashyira kuri babandi. Ntabwo inkoko yo mu kabari ntabwo ariyo yakubakira urugo, ahubwo wubaka urugo kubera ko ufite mu mutwe. Kuko wanayirya ntiwubake. Hari abaziriye kandi babashyira mu ngo n'ibipangu bikomeye, ariko barangije batangira kwifuza ko batangira bakabana n'abakene bo hasi. Mu bintu experience ngiye yanyubakiye rero, hajemo guca bugufi. Kuko ndabyibuka mu bukene bwacu batugiriye inama, nagiye mpura n'abajyanama benshi bagiye batandukanye, bakakubwira uti rwose ubuzima bwaranze pe, nubwo mukorera Imana ariko bigaragara ko Imana itazabatabara rwose. Ibaze kugera ku rwego aho umuntu aza kukubwira ngo Imana ntizagutabara
ukabara ukagira ngo ni Imana cyangwa ukagira ngo nibura basi yanamuvugiyemo nibura. Ariko aho ngaho ntarahatinda, igihe cyose burya basenya umuntu wisenya. Niba n'umuntu nakubwira ngo reka uriya muntu cyangwa se ngo va muri ibi ngibi nawe ubwawe utarifatira icyemezo cyangwa haramaje kwifatira umwanzuro, ntabwo umuntu uzamuvaho, ntabwo byashoboka. Ngiye bazaga basanga ngiye nkomeye iwanjye, navuga ngo ni nk'urukuta rukomeye cyane bakubitagaho, ubundi barangiza bagataruka bakagenda bakansiga amagaza aho ngaho. Nkavuga nti Imana yatumye impereza urugo nta nizatuma n'undi idutunga kandi katubeshaho. Ibyo nari kuririra icyo gihe byo kuvuga ngo amazu uyu munsi sinkodesha nanjye ndi mu yanjye, ibyo nariraga ngo izo modoka uyu munsi singenda n'amaguru nanjye ngenda n'iyanjye. Ntabwo ndimo ndirata aho ngaho, ahubwo ndi kuvuga aho Imana ikora umuntu. Hari ukuba mu rugo rwawe ururimo ubabaye ukomerewe, ushobora kuba uri umudamu ukabana n'umugabo akagufata nabi akakubwira ko atagukunda ku munsi wa mbere kugera ku munsi ku itariki ya mbere kugera kuri 30 akubwira ngo sinkukunda, ariko wowe ugakunda Imana n'umutima wawe wose kandi ukazajya umutsimbara ukamubwira uti ngenda gukunda kandi ngiye tuzubaka. Imana nizi gashyiramo umuntu ibitekerezo, ufite kuvuga ngo nkundoriya cyangwa simukunda, ariko byose ni Imana izikabigena muri wowe. Imana ishobora kuzi ikamugukundisha ugasanga mwubakanye imyaka myinshi cyane n'abantu batajyaga bateganya, nyamara uwirukanse wakagenda kuba ikirumbo hariya agatangira kuba navuga ngo nk'ikirara. Hari abadamu bavuye mu ngo baragenda bibera ibirara, nyamara bari no gutsimbarara ku ngo zabo, ejo Imana ikazi kazubaka. Ibintu byose ni ukwihangana, kuko no mu Mana iyo ukijijwe ugenda wakira uko bukeye nuko bwije, kuko nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi. Buhoro nubwo akubwira, nyamara agakiza kazamufataho. Nyamara weho mu gusenga, we waca bugufi ugasenga. Umugabo ntakaba umusinzi nawe ngo umusinzi, umugabo ntazasambane nawe ngo bugende namwe ngo kurushanwa nawe ngo muri gusambana nawe ngo ugiye gusambana, ahubwo weho present imbere y'Imana ubwira umugabo wawe uti ngiye nubwo ubikora dore yewe runaka nanagufashe cyangwa se mfite n'ibimenyetso, ariko nzaguteza Imana. Ntago umugabo ashaka kuvuga ngo genda umubwira ngo nzaguteza Imana. Umugabo arabikora nyine, ariko nabazi neza ko hari igihe bazahura n'Imana. Agara yumva mu mutwe bati ya Mana bambwira ngaragaza iyo Mana bifende ferero bigera aho ngaho ukabona ubumana nawe bwamufasheho utari ku bundi ya Mana nawe. Hari igihe Imana ari umudamu umwe nasengeye arambwira uti nabakire cyane bafite ubuzima, arambwira uti mu rugo nta kintu na kimwe tubuze, ariko niriya modoka sinjya nyikandagiramo. Niyo umugabo aragenda akayita yongewe ku kabari bakamucyura akongera akagenda kuyizana, abari kumwe n'indaya ahembwa amafaranga menshi. Umugabo ahembwa 2.2 million urumva umugabo ahembwa amafaranga menshi buri kwezi, ariko nta buzima, ntabwo mu rugo hano iwacu ya mafaranga asarahagera, ahubwo yibera ahubwo mu ndaya. Ariko noneho ubuzima nta buzima dufite ahangaha. Ngi uwo mumama ndamufata mwigisha kwanza gusenga, mwinjiza mu bumana kubera ko nawe ntiyarakijijwe, mwigisha gusenga, atangira kumenya gusenga. Mu minsi mike Imana ivugana natwe iratubwira ngo Imana ije guhindura umugabo, tuyoberwa inzira izacamo. Mu kanya gato cyane haza kuza kubaho akabazo gatonya mu kazi, umugabo aragenda baramufunga, haciyemo iminsi mike yumva kari agakoni, Imana iza kuza kongera kumufunguza. Umugabo agaruka, hari umuntu mwiza ufite mu mutwe, ni baratuje bafite ubuzima bufatika. Ni ya Mana. Imana niyo yubaka ibintu, ubundi ni wubaka utubakiye ku Mana ibyawe bizarangira vuba kandi nta n'agaciro bizagira. Ariko ni wubaka ufite ahantu wubakiye ku Mana, Imana izaza ikubere byose. Jowe dushaka kuganira ukarinda bwira, birumvikana kuko twese twaryohewe, ahubwo tugiye kuzadukora episode dukomeze tuze twiganirize abakira bacu, muri abakira bacu n'abadukukiye n'abakira bacu natwe muri rusange. Reka wenda duse nk'abagera ku musozo, ariko shaka kugira icyo uvuga kuri Pastor Claude, uburyo umubona, uburyo umuzi muri rusange. Pastor Claude ndamubona, ntago nzi ko mudahura kenshi, ni gakeya, ariko kugira icyo umuvugaho. Icyo muvugaho nuko ari mu kazi nawe k'Imana, kandi aravuga ngo afite ibintu ngahubuka, ariko ntago mbyemera gutyo, ahubwo nemera kuko igihe cyose ibyumvire y'umuntu imubwira icyo avuga.
ko nahubuka bazamufunga urakumva akijya kiri kuvuga imyumvire yiwe wibangamira azayikurikira ko bazayikurikira abandi ndagira ngo mbabwire ati rero ntabwo ngiye muvuze ko ari umuntu natavuga ngo mubwire nabi mushihure ahubwo nimba icyo avuze kumva tunahuje neza nzamusaba tunaganiye kuko namusabye ubushuti arabunyemerera ubwo rero umva ko umuntu akwemera ubushuti munaganira ibintu byose kandi ikindi wenda mbwira umuntu ngo ntugahunge mugenzi wawe nta makosa uzi ko umuntu mu rugero agize ikibazo nk'ugiye ufite cano hari abandi bafite amacano manini bakuvuga igakomera ukabona umunsi wa mbere ugiyeho biranze wa kabiri wa wundi munini ufite ibicaro bibyibushye wambwira ati wambara ukantuburisita gatoya ati simbishaka sikaguhunga ufite umutima ati yaba byose byagahiye byose imigambi mibi rero wabyumvishije rero hari umuntu ugeze ku telefona nandi mu modokari telefona iri muri silansi ntiyambona arantelefona ntiyambona ageze ubwo afite ikibazo gikomeye umwana wiwe ngo yaramaze kumenagura ibintu byose by'inzu kwasaze nyine bate ko ntabwo wanyohereza wansengera izi mbaga z'imwe zigatuza umwana ngera umuntu muzima atuje unakoze ibintu bitabaho ntabwo wansengera aratuje arambura habaye nimugora arampamagara ati pasiteri ndi kumva noneho ngiye kwiyahura mpamagaye umupasiteri ndakubuze none ndi kubaza nimero z'umupfumu kuko ndakubuze wowe dufite akamaro yari yizeye imbaraga zawe n'iz'umupfumu noneho habona birangine nta bakijwe cyane arumva ahantu bakomeye n'abadakomeye n'aboroshye none ndaguhamagara numva usengera Imana natuza mu rugo ndakubuze mbwiye umuntu uti mbuze pasiteri andangiye umupfumu nambwa ati none urambonye ruhuka nzi ko uzazindukirayo nimba ari n'umuntu wamugiriye nabi nkamugirira nabi nanjye urumva desha imigambi wagiye mu bintu bibiri ngiye gushaka ikiza umwana wanjye ko umuntu wamugiriye nabi nanjye mugirire ubwo bakivuga ati ni raza abana baroza bose bagomba gupfa wabyumvise impamvu nyine bivugiye akoze b'Imana rero ikintu yarivuze rero Pastor Claude aravuga ubutumwa kandi nataragera azahagera kubera iki kubera Imana izamushoboza imufashe agere ku nzozi ziwe ako si umuntu mubi si umwanzi ntari mu bantu bandwanya abazo mfitanye nawe muri mu murongo mwiza mwese ngo ibyo bafite ibyo bapfana bagenzi babo nabagabo bambaye ipantaro bagisahani ibiryo kabisa ukumva basi no guhaha kabisa bambana ikoti bazabikemura babirangize rero yajya babwire ngo nitura abakozi b'Imana turahangayitse ejo bundi umuntu yaransanze arambwira yanzanye n'ibiguzi ndabyanga yarambwira ati pasi ntari muzakibwira ndavati sinkivuze nta muntu namuzi nta muntu uzanamumenya nubangaha mu gihugu afite imodoka zitabarika niyo mpamvu byo ngufite ngo ufite amakoti umuntu agusigura cyane arambwira ati agiye ku mugabo wanjye mukunze nawe nkunze kandi nisa ntarigera nyanga ngiye kubwira ukuntu bimeze ntagire umuntu uzabibwira niba nta muntu bibwiye nta bibwiye ngufasha abantu mfasha abandi bantu mbafasha hari n'abandi bameze atuzi ko ubu ngubu maze imyaka 10 ntaryamana nawe twaryamanye rimwe ntera inda kuva uwo munsi haza iginiri kanterura igini rikanshyira hasi rikankontorora yakura amabanga y'urugo narikanterura ikanshyira bwamenye nkihagera byarabaye ngo bibaye ngira ubwoba mbaza umugabo umuntu ahungabanye ati hoya gitonda niriza witonde nta kibazo urukumva bo rikaza rikanterura kashyira hasi ngo yashize nani tapi nziza nyine umuherwe ryangeze hasi rya gini rikantunganya rikoye kanterura isanse sataniste umuka badayimoni rikashyira ku buriri ati kindi rero buri kwezi umugabo afite kamatera araza muri toilette kandi ibyo bintu bibaho kuri isi kuva none ngewe nakurikiye kuri tuvugira henshi ku radio ku ma YouTube ahantu henshi mbese n'abantu bakurangira baza yabikuye ahanga ati nakurikiye numva nkeneye ubufasha tikani injenirwe yaje nijoro
mu modoka aza yiruka nijoro aza yihishe urumva abaje ni mu rugo ati nkeneye ubufasha nzanye ibiguzi ntabiguzi shaka Imana nubwo dukunda amaturo tuyahabwa kwemerewe n'Imana uko ushaka gufata amaturo ari yisanduku gufata amaturo ari guseba cyane muri abantu bazi ko amaturo yose avuye ku Mana wapi hari amaturo wafata aya mupfunga tigenda shire pasiteri nagura imodoka izamurangiza bashira cyane bibaho ukumva nje ninjye ubizi nje umuntu kiyagize uje gusenga sinzagibagirwa umuntu kumbi bamubwiye ngo ajya haba pasiteri amafaranga uri kumva ajya yabaha namara kuyabahereza wese nk'umuntu uvuga ngo afasha pasiteri akanabatereta yumvizo nkuru umuntu ari hanze ni umudamu uri gufasha pasiteri ingo zigasenyuka ubona pasiteri nyabaki ase wamugani umva icyo kintu ari hanze akotera inkunga ni umupasiteri amara hoteli inkunga zo kubatereta abaye byamirenge n'ikindi ingo zigasenyuka ingo kabisa gusa wari pasiteri umuntu ugufasha burya aba kwifuriza ko wakubaka aba yifuza ko uwo muryango wakura abo bana bagakura kuko nta muntu ubura umuntu mushyigikira hari abantu baba badukunda bakatubwira uti yabona n'abana bawe uti yo abenga abana beza ukabona arabikunze abana biga mu wakanga ukabona arabikunze none se umuntu yinjiye mu buzima bwanyu ahubwo muratandukanye cyangwa se nkoherereza amatike uzunsange cyangwa se nkugenze ukundi ntabwo byo ngibyo ahubwo iyo umuntu azanywe n'Imana ari gahunda y'Imana imuzanye araza akareba mu muryango akavuga ngo si uyu muryango wanyu mukinnyi ki mfite ubushobozi nshaka kubafasha nibura wenda nakora iki ngiki urugo rwanyu rugakomeza rugatera imbere nabakunze ntabwo aza rero yitwaje rero ikintu rero kugira ngo rero agere ku kindi avuye kwa Amasunzu yimukiye kwa Korode avuye kwa Korode agiye kwa ufite akagacitse ubikurikira byose ubwo ni umuntu umwe kandi umutera nkunga wande wabo bose nibyo wabo bose kandi bose abasabye urukundo bose bateje umwiryane azakunda bose basenye ingo ubwo sizo ngo zabo zose azazitunga urumva ko eliminant irahari irahari kuko ntago ari igisubizo cy'aba pasiteri ahubwo ni icyorezo cy'aba pasiteri aha tuvuye aho rero nubwo umugabo umwe agatukisha bose urumva ko ntago ari umugisha bazaniye rero n'ingata pasiteri nabo tucuye cyane abazana ibyago ushaka kumumagara ati pasiteri ngwino haza amakuza ngahita mpabwiye amafaranga vuba nkangira guhana ibintu bitabaho ati Imana irambwiye ko amafaranga umufuka yakigereyeho irambwiye ngo umugabo ngiye kuvumira umugore ko yamuri guserera kanyamara simuvunye ko Imana ibivuze nuko amaze kumusha 10 imbere none rero umugabo udamuraza ndamusengera bukiye mu gitondo umugabo ningi wagiye kumena kabindi karimo bacanaga ibintu byose none akashobokamo inzoka urumva ikavugisha umugabo hari icyumba wa mugabo atageramo none wa mugabo n'umenye ibanga nuiza amasengesho mubwira ukuntu kwa deliverance rwiwe mumuhishura ukuntu byagenda arangije arambwira ngo Imana iguha umugisha profete kuko wa mugabo wanjye yambwiye ngo ngwiniwe ngo ashaka kuvuga ibanga uri kumva angwa ati nanjye ndabangamiwe umwana wanjye nabyaye umwe ni debile nuko naherutse none kwicaye muri ibanga rero arandika idoni kumbi iwe yakoraga iminsi mikuru ahamagaye umupfumu mu Nigeria bakabaga iki inka bakarya mu rugo no abantu bakaza guhamagara abantu kumbi yanka ntabwo ari inka yageneye abantu ni imiterekero yageneye ibyo ngibyo ndasenga Imana irangije ubu ngubu barasenga kakabye ndakamena ndakamena gaturitsa yanzuka ndayirukana bamubye ngo nazabivuga zapfa umusini muzima n'imitungo yayigumanye kwabohoje ubuzima ubwo nago ibya mbyuka byaragiye ubu umugabo aratera akabaro neza byose ajya ku mugabo we afata umugore bintu bikabasaba nambwira abantu ngo nambwira abantu ngo buriya abapfumu
bafite amabanga menshi, abahanuzi bafite amabanga menshi y'iki. Niyo mpamvu turwanya abapfumu cyane, kuko umupfumu ati umugabo wawe hari ibyo mbonye abakurambere ati mbonye umugabo wawe ajya kundi mugore umutwe washiriye kandi ikintu cyangwa akantejo akamuha akantu kaba debile tayari. hari n'ababasambanya hari abasambanya rwose. Umudamu ngewe nasengeye ubu ngubu afite inda y'umupfumu. Umupfumu ngo yagiye ngo gushaka y'urubyaro, ariko afite agahinda kenshi cyane. Yararize arambwira ubu iyo nyiramuka nyihura nawe mbere ntago mba naragiyeyo. Arangije ngo agezeyo umupfumu agenda amubwira ngo ibyo abakurambere bamubwiye. Arangije aramubwira ngo noneho rero ni njyewe ugiye gukora umuti. Arangije aramubwira ngo ambura. Aragenda hariya aramusambanya, diregita ahita amutera inda. Umva ubu ngubu mu rugo rwabo ahubwo kugira ngo hazemo amahoro bwo no hajemo ikibazo, uko umugabo ntiyabyaraga, umugore atabizi. Umugore yarazi yuko ari ikibazo cyabo bose, kumbe umugore yarabyaraga ariko umugabo si usabyara, kandi umugabo abyiyiziho neza. Umugabo yaramubwiye uti ndaguhitana nutambwira hani inda wayikuye. None yanyumvisha ndimo ndabwiriza kuri radio, yarangije uti se mukozi mangira inama y'ukuntu nzabigenza. Umugabo nzamubwira ko ari umupfumu, none mubwira ko ari umupfumu nazanyije. Nti namuhaye amafaranga yanjye, nicyo kintu cyambabaje. Harangije none anyikoreje n'umutwaro koko ntwita umwana w'umupfumu. Urumva rero iyo tuzi hano twebwe twicanga kuri kamera, hari abantu benshi cyane bashaka kubohoka, bagiye babatwa n'intambara nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ibyo ngibyo umushumba yavugaga, nanjye ubwanjye hari umugabo umwe twaganiriye, yarangije arambwira uti ngo umudamu wanjye yarigendeye. Ti n'abana rwose kuko twahuraga mutera inda. Dufitanye abana 5 ariko twahuraga mutera inda, ubundi ikindi gihe bikaba biri down hasi ntashobora kugira icyo nkora, tugahura mutera inda hagacamo nk'umwaka gutyo uti none umugore yarigendeye n'ababana bose. Ti none mukozi w'Imana wamfashe iki? Turasenga Imana igenda yubaka ubuzima bwe kandi bwari bwaragiye hasi. Munyemere dusoze tuzongera akaryoshye nago gahora mwitama. Gusa abakunzi bacu abadukurikiye kuri Kigali 500 ndetse namwe muri rusange, inomero zacu ziri hasi, ndetse mukanya tujya gusoza batubwira aho twabasanga, batange n'inomero zabo, uzabatumire baze mu rugo bakuganiriza, bagusengere n'ibindi byinshi bazabibagezeho. Batange inomero zanyu mwese, hanyuma niba na ngombwa hari imbuga mukoresha muzitangeho, hanyuma dusoze. Murakoze muvandimwe. Njye nkunda kumva cyane kamanzi mvuga akajambo. Njye numva nta munyarwanda wababara. Niyo ndi mu mahanga nkumva uvuze ikinyarwanda. Mbere kugira ngo ndebe idini, njye ndebe ubunyarwanda. Niyo muco mfite. Nimba ari n'uburwayi ndwaye, sinzi komeza urwara ubwo burwayi. No kuvuga ngo njyewe sinzi kuvuga ngo uyu ni iki, reka ni impano Imana yanyihereyo. Urabona ko abantu bafite impano nyinshi. Hari umushaka kuza kaza ngo wamwate salamu aleikum ngo ukumva ho yanjye suko nteye. No rero kimwe cyo niyo dufasha abantu tubafasha kwishimye. Mfite wakudukurikira kuri Papa Bitangaza TV, mfite televiziyo Papa Bitangaza inyuza hiby'Imana, ikibwiza cyanjye, ibintu nk'ibyo bayita Papa Bitangaza TV. Mfite Instagram ni Habimana Joel. Aho ngaho urahansa ukandika Prophet Joel, tumbona aho nga Papa Bitangaza nyine kuri Instagram. Nimero yanjye iri kuri WhatsApp, ikaba no kuhamagara birakunda ibyo. Ni plus 250 788 39 32 82 078 078 8 39 32 82. Prophet Kirezi nawe baramukina n'umudamu. Abadamu bashaka kuvugwa n'abagabo, bakavuga n'abagabo, batavuga n'abagabo. Uburenganzira bwabo ariko navuga n'umudamu. Kuko ubushize hari umudamu wabonye ati shaka kuvugana nawe, shaka kuvugana n'umugore wawe. Hari bati nashaka kuvugana n'umugore wawe, shaka kuvugana n'uburenganzira bwabo. Ariko byose birubaka ubwami bw'Imana.
murakoze. Hari umuntu uba uvuga uti hari ibintu aba ashaka kuvuga akumva wenda ntiyisanzuye. Hari abantu bateye bitandukanye akumva ntiyisanzuye kuba yabibwira umugabo. Ndetse hari n'umudamu umwe ngewe ugeze kumamagara nababwira nti ngewe narindi ku yindi telefone reka mbe ngwaye Prophete mwe muganira anje ambwira ngo oya ngo ahubwo nuva kuri iyo telefone ahubwo ngo umamagare ngo tuvugane. Noneho mukurikiranye arangije arambwira ngo nge natewe ibikomere n'abagabo ngungi umugabo wanjye ambwira ubuzima babanyemo ngo none ubu ngubu yaranjugunye anjugunyana umwana umwe none ubu numva umuntu w'umugabo sima ashaka kuvugana nawe. Urumva rero abantu rero baba batandukanye. Nimero zanjye niyo mpamvu n'ubundi natwe tuba twaje hano iyo turi babiri gutya burya babiri bishe umwe. Iyo turi babiri kandi ababiri bari kumwe Imana irabasanga. Na Bibiliya iravuga ngo umwe cyangwa babiri umwuka wanjye aramanuka akabana nabo. Natwe rero iyo turi gutya ikibazo Prophete utamubwiye ukakimbwira turagifatanya tukagisengera kandi Imana igatanga intsinzi. Nimero zanjye mushobora kumboneraho ukoresheje WhatsApp ku bantu wenda bari kure y'igihugu hanze y'igihugu ni +250 788 46 17 67 +250 788 46 17 ushatse kumpamagara hano muri mu gihugu ni 0788 46 17 67 ihindukaho iyo 250 gusa. Murakoze. Kadusenge Imana. Amen. Twatangiye dusenga tunasoza dusenga kandi igisibo cyiza. Urakoze cyane. Alabaho umugisha. Amin. Gisoze neza. Allahumma amin. Bizaba ari uburyohe aborohereza. Shara turanabatumiye. Turahari takibazo. Mana yacu Mana ifite imbaraga aho umugisha abana bawe tugize ibiganiro biha umugisha Mana buri muntu wese reka ahabwa umugisha w'ikiganiro utagikurikira mu buryo bwose butandukanye ari hanze ari hino ahabwa umugisha buri muntu wese azakomeze kwagurirwa imbago kandi Mana uzashyikira abantu bawe bazakurikira ikiganiro cyo kibageza naho kibakura naho kibajyana. Urakoze kuko uturinze uturengeye mu gihugu cyacu abari hanze abari i Burayi abari muri Afrika abari mu gihugu abari muri East Africa bose bahabwa umugisha byose mbyambaje mu izina ry'Imana yacu. Amen. Amen. Mwakoze abari bakurikiye ikiganiro tubibutse ko mushobora kuzamudukurikira ku biganiro byose bigiye bitandukanye twatangiye kuzatuzana abakozi b'Imana n'ibiganiro bigiye bitandukanye muri rusange byose muzamubyisangamo kandi kimara kumva kino kiganiro gira ibyo uhindukamo muri wowe bigufitiye akamaro bitagufitiye akamaro ubireke bikubaka ari byo ukora. Nitwise akamaro kuri kamera kumwe na Dani reka tubaragize Imana ndetse n'abavandimwe bari imbere yanjye bagiye gusubira kuri yenzi bagendane n'Uwiteka mu mihanda yose ndetse nibagera mu rugo bansurize bari umuntu wanjye na bashiki banjye Imana bamugisha. Ciao ciao.